twongeye kubasuhuza bakunze ibiganiro dukora ku bijyanye n'amafaranga bya financial education. Uyu munsi tuje kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko yindi y'agasanduku ko kuzigama, ikitwa saving box. Agasanduku ko kuzigama n'uburyo kigisha abana ibijyanye n'amafaranga, cyane cyane uyu munsi turibanda ku bana. Byumvikana ko ubwo ababyeyi mufite abana mwigire hino mukurikire uko ushobora kumenyereza umwana ibijyanye n'amafaranga hakiri kare. Hanyuma kandi namwe mwitegura kuba ababyeyi, namwe n'umwanya mwiza wo kugira ngo mubyige. Abana bo birumvikana, niba uri umwana urimo kubireba ushobora kuza kuvanamo ikintu wahita ubwira ababyeyi uti munkorera iki n'iki n'iki numvise bakivuga. Ubundi kwiga ibijyanye n'amafaranga ni ibintu byiza. Twagiye tubiganiraho mbere tuvuga uburyo byiza ku bantu bose, ariko rero buriya biba byiza bitangiye hakiri kare. Iyo umuntu abitangiye hakiri kare mu myaka mitoya nibwo abasha kubimenya, akabyumva kandi akazajya abikoresha neza. Kuko ku myaka mitoya umwana akeneye kumenya agaciro k'inote n'ibiceri, akabimenya bitewe n'aho uba n'amafaranga mukoresha ayo ariyo. Umwana buriya kumugurira ibyo akeneye buri gihe, nubwo ari byo ababyeyi dukora, ariko ntabwo ari byiza kuba kumugurira buri gihe, ntabwo ari byiza. Akeneye ko ushobora kumuha amafaranga yigengaho rimwe na rimwe makeya, birumvikana ukamutangiza gake gake, ukamuha amafaranga make ayo twita argent de poche cyangwa pocket money. Abenshi bajya babikora abana bagiye muri interna, abana bagiye kubaho mu mashuri handi babayo badataha, ariko buri ushobora no kumutangiza hakiri kare kugira ngo nagera muri icyo gihe agomba kwimenya agacunga amafaranga ye, azabe yarabimenyereye. Burya niyo umuhaye ayo mafaranga akajya ku iduka ikintu yashakaga agasanga ntabwo afite amafaranga ahagije, akamenya ko hajya habaho amafaranga makeya ku kintu runaka, riba ari isomo rikomeye amenye. Iyo arimenye hakiri kare bimwigisha kwiyoruganiza no gutegura no kuzigama, kuko umwana buriya akeneye kumenya kuzigama hakiri kare. Akeneye kumenya kuzigama hakiri kare. Buri gihe tuvuga kugira umuco wo kuzigama, ariko akenshi nuko tubitangira dukuze twaramaze kubifata indi mico. Umuntu wabitangiye akiri mutoya uwo muco arawufata cyane. Agasanduku ko kuzigama rero gafasha umwana neza kubyumva, kandi umwana ukiri muto yabyumva neza, ariko niyo agiye hejuru atangira kubona noneho akamaro kabyo, akabona uburyo bimufasha mu buzima, akamenya uburyo kuzigama bifite akamaro. Ku mwana wigiye hejuru ashobora no kugira udusanduku two kuzigama turenze kamwe, akagira nk'agasanduku ko kuzigama azigamira intego runaka, yihaye ikintu cy'igihe kirekire akavuga ati ndakizigame. Niba ari umwana ushaka kugura igare, ashobora gutangira akarizigamira birenze umwaka umwe, birenze akavuga ati nzajya nshyira amafaranga ku ruhande nzigurira akagare. Ariko ashobora no kuzigamira dépense, kuzigamira amafaranga akeneye gusohora. Kera twe tubyiruka hajyaga habaho igihe nko ku munsi wo kubwirwa amanota kuri primaire, aho bari butange birote, abantu bakaba babizi ko bari bubifite bingana nabo, bingana n'imyaka yabo. Umuntu akaba afite udufaranga ari bubashe kugura utuntu dutandukanye aho ngaho nyuma yo kubwirwa amanota. Hari igihe rero umwana aba ateganya igihe nk'icyo ngicyo, igihe cya anniversaire se, igihe yumva hari utuntu ashobora kugura. Ni byiza kumutoza ko ashobora kutuzigamira, kandi igikoresho cyiza gishobora kumufasha ni aka gasanduku ko kuzigama. Bifasha umwana kumenya hakiri kare gucunga neza amafaranga, kuyajera, kwekonomiza, gucunga neza amafaranga. Bifasha umwana niyo agize igitekerezo cyo kugira ubuntu, kuba generous, kugira ubuntu, akagira uwo afasha, akagira undi mwana mugenzi waha. Nabyo ni ibintu byiza. Iyo afite y'amafaranga yigengaho ashobora gufata icyemezo akagira ubuntu, akanamenya kudasesagura. Niba agize ubuntu akayatanga yose, ejo agakenera cya kindi yararimo yifuza kugeraho akabona biragoranye, burya aba yize isomo mu buzima.
ariko iyo ubimwimye, iyo utamuhaye amahirwe agakomeza akora icyo umukoreye, abona icyo umuhaye kuzageza abaye umusore, buryo uba wamwimye amahirwe yo kwitegura mu bijyanye n'amafaranga, kandi igihe bishobora kumugiraho ingaruka nyuma akuze. Niyo mpamvu usanga abenshi bishakisha bamaze gukura, ariko ari ibintu yashoboraga kwitoza hakiri kare akiri mutoya. Impamvu tuvuga agasanduku rero ko kuzigama ni iyi. Agasanduku ko kuzigama tuba dufite forume zitandukanye. Abana buriya iyo bakiri batoya bakunda ibikinisho, ushobora kumushakira igikinisho cy'agasanduku ko kuzigama, savings box. Mu cyongereza bajya bakoresha udusanduku nk'utwo dukunze kuba dufite forume y'ingurube, bakoresha ijambo ryo mu cyongereza, bakoresha ijambo ryitwa piggy bank. Piggy bank ni kuvuga ni bank ariko ifite forume y'ingurube. Impamvu ubushakashatsi nakoze nasanze impamvu bahisemo iyo forume akaba ari nayo imenyekana hirya no hino ku isi, nuko ingurube ni inyamaswa, ni itungo ribyibuha cyane kandi rikabyibishwa n'ibintu by'ibisigazwa by'ibiryo, bisigazwa by'ibintu runaka, ni by'ingurube zirira. N'aka gasanduku ni agasanduku gashyirwamo ibisigazwa by'amafaranga, uduceri, note dutoya y'amafaranga asagutse umaze kugura ibintu bamwe bakugaruriye, ayo ngayo ashobora kugira nayo akabyibushya ya konti yawe, ya piggy bank igahindukamo ikintu kinini. Mu gifaransa bayita tirelire. Tirelire yo ngira ngo nta sano iryo zina numva rifitanye niyo ntuza, ariko piggy bank nuko nguko nako gasanduka gatoya. Nge hano nafashe urugero rumwe rw'aka saving box kakoreshwa n'abana banjye nshaka kwereka. Aka gafite forume y'inzovu, gafite forume y'inzovu, hejuru hakaba gafite ahantu hapfumuye, ahantu umwana ashobora kunyuzamo igiceri, umwana ashobora kuzingazinga nk'inota akayishyiramo. Ubusanzwe ntabwo agasanduku ko kuzigama kaba gafite ahantu gafungurirwa, aba ari agasanduku umwana azigamamo, yakumva agejeje ahantu ashaka, yakumva se kamaze kuzura akakamena cyangwa akagira. Ariko akangaka ko nako nashatse kari special, ko gafite ahantu ashobora gufungura avanamo ya mafaranga ye. Nicyo kari kakorewe. Akangaka ushobora, aka ni urugero rumwe, ariko utanakabonye kameze gutya ushobora kugira agakoze mu mbaho. Hari n'ufata nk'igikoresho gisanzwe, nk'ikintu cyashizemo ibindi bintu. Nkaha kandi umwana akoresha, yafashe icupa risanzwe ryavuyemo ibintu, iri ni irya mayonnaise, aripfundikira, hanyuma hejuru ku mufuniko apfumuraho ahantu n'ikintu gishyushye, ahantu ushobora kunyuza igiceri, ahantu ushobora kunyuza inoti zingazinze, hanyuma n'ikintu gishyushye akozaho ahantu ku buryo kadapfa gufunguka, kugira ngo bizamworohere kuzigama amafaranga ye akarinda agwira. Nawe aho ngaho hari ibikoresho, aho utuye hari ibikoresho ushobora gukoresha, ariko umwana akabona akantu ko kuzigamamo, aka gasanduku ko kuzigama. Bigira nimo mvuga rero ko byigisha abana, kubera ko abana bakunda ibikinisho, ariko bakaba bafite ikikinisho noneho kimufitiye akamaro. Bikigisha abana imiterere n'imikorere y'amafaranga, nahoze mbivugaho. Bakamenya ko udufaranga duke dushobora kugwira, bya biceri umuntu asaguye bamuhereje, aguze ikintu, yishyuye moto se, ageze twa dufaranga, bya biceri bigenda bisaguka. Ukamenya ko nubwo ari bitoya utabijugunya, nubwo yaba ari 5 cyangwa 10 cyangwa angahe, iyo yashyize ahantu aragenda akagwira. Akamenya ko ikindi byigisha umwana ni ukumenya ko ifaranga ryose ubonye udahita urirya. Twagiye tubigarukaho tuvuga ibiganiro harimo nk'icyitwa kubaho mu bushobozi bwawe, bitarenze ubushobozi bwawe. Iyo ubona amafaranga ugahita uyarya yose, burya ugeze umwana rero ku myaka y'imito yahita amenyera ko ashobora kubona amafaranga akihangana, ntahite ibintu byose muje mu mutwe ngo ahite ajya kubigura, ahubwo akabika, akazigama kubera intego runaka twavuze ashobora kuba yarihaye. Ibindi byo kuhita ugura